Nshuti bakunze b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV, turabaramutse tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'iminsi mikuru Noheli n'Ubunani, dore ko hari abakiri mu biruhuko byayo. Mukomeze kuryoherwa rero nabyo kandi mukomeze gufasha abana gusubira ku mashuri neza. Turabifuriza kugubwa neza, aho bitameze neza namwe mukomere, bihora bihindagurika uko biri none, ejo biba byagenze ukundi. Ikibi gisiga icyiza, icyiza nacyo kikaba cyasiga ikibi, byose birashoboka rwose. Ejo bundi tariki 29 Ukuboza 2025 mu mujyi wa Kigali hateraniye inama isanzwe ya 31 y'inteko rusange ya koperative Umwarimu Sacco, igikorwa cyahuje abanyamuryango bayo baturutse hirya no hino mu gihugu, abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abafatanyabikorwa ba koperative. Iyi nama yabaye umwanya wo gusuzuma uko umwaka wagenze, gufata ibyemezo by'ingenzi no kwerekana icyerekezo cy'iterambere ry'iyi koperative mu myaka iri imbere. Inkuru dukesha ikinyamakuru Education News ivuga ko mu gutangiza iyi nama isanzwe ya 31 y'inteko rusange, Bwana Hakizimana Gaspard, perezida w'inama y'ubuyobozi ya Mwarimu Sacco, yashimye ubwitabire bw'abari bayitumiwemo. Yagize ati "Uyu ni umwanya mwiza wo kurebera hamwe icyarushaho guteza imbere koperative yacu kandi natwe tugakomeza kubona serivisi dukeneye. Nk'uko bisanzwe bigenda mu nama z'inteko rusange za koperative Umwarimu Sacco, abanyamuryango bahawe raporo irambuye igaragaza uko umutungo wa koperative wifashe, imishinga yashowemo imari, inguzanyo zatanzwe n'uko zishyurwa, ndetse n'inyungu z'abanyamuryango bagejejemo. Hagarutswe kandi ku ruhare rukomeye koperative ikomeje kugira mu guteza imbere imibereho myiza y'abarimu n'abandi bayigize, binyuze mu kubafasha kwizigamira no kubona inguzanyo zibafasha kwiteza imbere. Abayobozi ba koperative bagarutse ku ngingo z'ingenzi zirimo imiyoborere myiza, gukorera mu mucyo no kubahiriza amategeko agenga amakoperative. Hanaganiriwe ku mbogamizi zagiye zigaragara mu mwaka ushize, zirimo izituruka ku ihindagurika ry'ubukungu n'isoko ry'imari, ariko hagaragazwa n'ingamba zafashwe kugira ngo ibikorwa bya koperative bikomeze kugenda neza. Mu mateka yayo, Umwarimu Sacco imaze imyaka myinshi igira uruhare rufatika mu iterambere ry'abarimu n'abandi bakozi b'igihugu. Mu nama zayibanjirije zirimo iya 30 n'izayibanjirije, koperative yagiye ifata ibyemezo by'ingenzi byayifashije kwagura serivisi zayo, kongera igishoro no kunoza imitangire ya serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi byatumye umubare w'abanyamuryango wiyongera ndetse n'icyizere bayigirira kirushaho gukomera. Mu myaka yashize, izi nama z'inteko rusange zabaye urubuga rwo gushyiraho ingamba nshya zigamije kongera inyungu z'abanyamuryango, harimo no gushyira imbaraga mu mishinga ibyara inyungu, guteza imbere ubwizigame no gushishikariza abanyamuryango gukoresha neza amahirwe atangwa na koperative. Ibyo byemezo byafashije Umwarimu Sacco gukomeza kwiyubaka, hagaragazwa ubudasa mu gutanga serivisi zinoze. Inama y'uyu mwaka yanabaye kandi umwanya wo kurebera hamwe ahazaza ha koperative, aho abanyamuryango baganiriye ku migambi mishya igamije kongera ubushobozi bwayo, kurushaho kwegera abanyamuryango no gukomeza kuba umufatanyabikorwa wizewe mu iterambere ryabo. Abanyamuryango bahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo, bagaragaza ibyifuzo, banatanga inama ku buryo koperative yarushaho kunoza imikorere yayo. Mu gusoza, abayobozi b'Umwarimu Sacco bashimiye abanyamuryango ku cyizere bakomeje kuyigirira no ku ruhare bagira mu iterambere ryayo, basaba buri wese gukomeza kubahiriza inshingano ze no gushyigikira gahunda za koperative.
iyi nama ya 31 y'inteko rusange yasize ishimangiye umuhate w'umwarimu sako wo gukomeza guteza imbere abanyamuryango bayo, ikaba ikimenyetso cy'uko koperative ikomeje gutera imbere ishingiye ku bufatanye n'ubwitange bwa bose. Inshuti bakunzi bacu rero dusoreje inkuru yacu, turabifuriza gukomeza kugubwa neza, umwaka muwutangirane ishya n'ihirwe kandi uzababere umuhire, uzababere uw'amata n'ubuki. Yari Fidèle de Jesus, mukomeze rero kudushyigikira mukanda kukazogera, ariko kandi munaduha ibitekerezo like na comments mubinyujije aho dusanzwe tuganirira. Ciao ciao.